icyo nabonye mu bukene mu nzara mu kigeragezo umuntu abarinjije umuntu nakubwira ngo urajijwe uri umukene jya wemera kuko nta mukene ugira imibare se wayikoreye ikanzu waguze 15 cyangwa 20 yigurishije 1000 ugira imibare wowe wize iki se wize he umuntu agira imibare yari inshuti yanjye na mibare nari mfite byabaga ari ukurarira icyo umuntu abonye bene data nahuye n'ikintu bita inzara buri umuntu uvuga inzara kivugisha ngo urumva ngo inzara ngo nago yatuma gabanya amagambo wicecekere inshuti yanjye niba itarakurya ngo ikurire mu magufwa no mu misokoro inzara yandiriye abana kugera ku rwego umwana wanjye mbona apfa abantu barampaga bakama umuceri bakawuvanga n'isukari bakama isukari bakayivanga n'umunyu nibampfunyikire ndabyibuka cyane ariko ndashimira Imana y'amahoro narabijyana guko bitobamye nkabiteka uko bimeze nkashyigikira ku mashyiga abantu bakankwena abandi bakanseka nabaga mfite inda nkurigera hano umwana mu mugongo nawe w'amagufwa abandi baracuramye imisatsi amatama ngana gutya Mana we nahuye n'inzara ariko ndashimira Imana igabura uyu munsi wa none mfite amashimwe uwo munsi rero ngiye kwa muganga baransuzumye bahita bambwira bati ko tubona ugiye kubyara wazanye imyenda ntayo nari nazanye usibye ntayo nari mfite natwaye bibiliya yanjye nari mu gisakoshi nako kacitse umushumi n'amafaranga 250 nari nasaguye kuyo gusaba nari narayabitse mvuga ngo nzayajyana kwa muganga kuko ndabizi ko kumuhima n'abatahazi imite mbatangira itangazo kirazira kumuhima icyayi cyawo ni 150 nta cyayi kijana kihaba nari mbizi ko kigurira ry'itanu hanyuma nirindaza ari 100 ayo mafaranga narayabitse rero ngo nimbyara nzaguremo icyayi cy'itanu ntume abantu bakoropa nirindaza ry'ijana wenda mpembuke Inshuti bakunzi ba Niyorake TV twongeye kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu amahoro y'Imana bane nawe muri aka kanya turi kumwe n'umukozi w'Imana IGIHOZO Josiane akafite ubuhamya butandukanye ariko uyu munsi atwemereye ko agiye kutugezaho igice cya mbere cy'ubuhamya reka tumwakire Imana imuhe umugisha kari umukozi w'Imana murakoze cyane Yesu abaho umugisha twagira ngo rero utangire wibwira abantu barakuzi ku buhamya butandukanye ku ijambo ry'Imana ariko uyu munsi twifuje ko watugezaho ubuhamya bwawe igice cya mbere uburyo Imana yabanye nawe mu bihe bikomeye kandi ukihanganira mu bigeragezo bitandukanye reka utangire wibwira abantu hanyuma ubaha n'ubuhamya bw'igice cya mbere mbararikira gukora subscribe kugira ngo n'ibindi bice bitandukanye by'ubuhamya bwe bizagenda bibageraho biboroheye Imana ibaha umugisha reka ntangire musengera kugira ngo muri aka kanya Imana imushyigikire kandi ubuhamya bwe ubashe kugira ahantu bugukura naho bukugeza Mana turagushimiye uyu ni umwanya tugezeho kumva imirimo n'ibitangaza wagiye ukorera umukozi wawe wagiye umugiraho umukura ufite naho umugejeje ufite naho uzamujyana niyo mpamvu dusengeye uyu mwanya kugira ngo umushyigikire reka imbaraga z'umwuka wera zimwururukire yibuke imirimo n'ibitangaza wamukoreye yibuke ineza yawe ayibwire isi yose abantu bongere kumva ko uri Imana ishobora byose abantu bongere kumva ko ugiraho ukura umuntu ukagira naho umugeza abantu bongere kumva imbaraga zawe ko zikiriho kandi zigikora nyemerera cyane umushyigikire mu izina rya Yesu umwuka w'Imana akoreshe kandi nukuri ubuhamya bwubaka imitima ya beshi bari bacitse intege bwubake ibitekerezo bya beshi byari bigiye kure wigaruriye imitima y'abantu bagiye kumva ubuhamya icyohero n'ikibike mu izina rya Yesu turakwakiriye mukozi w'Imana amen Yesu nabaho umugisha turanezerewe cyane kuri TV ndo umushyitsi ariko reka mbibwire nitwa IGIHOZO Josiane ndo umugore ufite umugabo umwe n'abana 6 turabakristo mu mutima niko ndi kubivuga muri iyi minsi kuko numva gukizwa mu mutima ari byo bifite agaciro kuruta ko umuntu agaragara nk'uri mu rusengero ariko atarubamo rero Imana yacu niduhana umugisha afite ubuhamya bufite ibice byinshi ariko igice cy'urugo numva aricyo nibandaho gutanga mu rwego rwo kugira ngo mfashe n'abandi bari kubaka wenda nkanjye cyangwa se bari kubaka ibiri inyuma y'ibyanjye kuko urugo ni ishuri rirangiranye naryo yapfuye nagize umugisha rero wo kubaka urugo nshakana n'umugabo wari umuririmbyi nanjye ndi umuririmbyi bigera ku rwego rero tubana tumaranye umwaka umwe
twabyaranye umwana wa mbere agize umwaka tuba twise indinda mbambyaye umwana wa kabiri agize nk'amezi 8 mba ntwise indinda mbambyaye umwana wa gatatu nawe agize amezi 5 mba ntwise indinda ya 4 igihe rero nari mfite iyo nda y'amezi nk'atatu mbanda umugabo barambwiye ati ushize nagukoye yari yarankoye dukora n'ubukwe anku 200 ndabyibuka nkiri umukobwa hanyuma rero igihe kigeze arambwira ati kanongere ngukwe bwa kabiri ati burya nagukoye bitameze neza abankoye 300 bacuni haramukoba igikondo bisanga desa ya mbere bibaye senyesa urumva rero nakoye kabiri ndi umuntu w'umuhanga urumva ndakazi nibwira ko ari bw'urugo rwubatse neza nabyo umwana wa 4 ndabyibuka agize nk'amezi 5 gutyo nibwo umugabo yantaye amenyana n'undi mugore aho rero niho ubuhamya bwanjye bushingiye gutabwa k'umugabo anta mbere twari tubanye neza niwe wakodeshaga niwe waruntunze mu myaka 5 twari tumaranye nta kazi nagiraga yarangaburiraga mu gitondo n'imugoroba dukodesha ari igikondo mu mazu yo kwa Kongori twari tubanye neza ndumuririmbyi muri korali na wari umukristo nta kibazo na kimwe dufite ariko igihe kiza kugera amenyana n'undi mugore wari ufite imodoka 3 afite imyaka 55 icyo gihe niwe yari afite ngewe nari ntaruzuza na 30 na 25 banza nayo nari mfite icyo gihe nayo nari mbyayemo 4 ifura yanjye yari ifite imyaka 5 umukurikira yari afite 3 umukurikira yari afite 2 mfite n'undi utaruzuza umwaka icyo gihe rero kumbi nari mfite n'inda ya 5 ariko ntabizi aranta rero nakazi ngira antandi wa mugore usaba iposho rya mu gitondo na saa 6 abandi bagore bagenzi banje bamwe babikora uko babayeho gutyo nta epfo nta ruguru nta mwene mama cyokora nari mfite umurimo umwe nubwo nta kazi gafatika nari mfite ariko nari umuririmbyi ndo umukozi w'Imana Imana yacu nihabwa icyubahiro kuko Imana yibuka imirimo mu gihe cy'amakuba mu gihe cy'ibyago mu gihe cy'intambara Imana ijya yibuka gukora cyangwa umurimo wayikoreye neza amena icyo gihe rero ndashimira Imana ko yabanye nanjye kuko mu gutabwa ntago nari mbyiteguye rwari urugamba rukomeye bene data niba ari ikintu nabonye mu buzima no kubona umuntu agutaye wenyine utafite epfo na ruguru mfite mama wenyine ngewe nta wundi muryango ngira kugira ngo mbone undi muntu mbwira ibyanjye ntago byari binyoroheye kandi mama nawe afite ibindi bikomere n'uyu munsi arabifite abantu bamuzi barabizi ntago nari mfite undi muntu nabwira ariko ndashimira Imana ko mu gihe cy'amakuba n'ibyago nibwo Imana izi ruhande rwawe Imana yarabanye nanjye Imana yarankomeje Imana yangiriye neza kuko nabonaga nta epfo na ruguru icyo gihe ndabyibuka akimara kunta nibwo natangiye kumenya ko mfite inda ya 5 n'utwo twana tw'imicuko mu nzu y'ubukode byabaye ngombwa ko nyirinzu mwambura atari uko mwanzi ubu tugira abantu bambuye abandi atari uko babanzi kuko yabuze icyo akora nyirinza akambwira ati nyishyura nkambwira ati rwose nta kintu mfite bigezeho ndambwira ati nge narakwambuye usagenda ubivuge n'ahantu hose cyangwa se usagenda undege ntayo navamo sindafata abana n'inda ya 5 mbajyane bantu b'Imana burya ibintu bimeze neza abantu bakuvuga neza ariko ibintu bimeze nabi abantu bagufata ijambo umuntu wese wagutinyaga aragutinyuka abantu baramvuze ku rwego nibura mazina yanjye ndayibagirwa baramvugaga mu isoko bakamvugira mu kurusengero bakagaruka bakamvugira mu muhanda bakamvugira muri quartier mu gipangu neza ndagenda ndiyibagirwa ariko mu ijuru hari Imana ishobora byose nkomeje kubabwira ko hejuru y'amakuba hejuru y'intambara hejuru y'ibyago byawe hari Imana nahuye n'urugamba rw'ubukene nibwo bwahise bunyinjirira birumvikana ariko njya mbwira abantu n'abantu bamfasheho akavideo birirwa bacicikanisha kavuga ngo ikintu cy'ikigeragezo gikomeye n'inzara bene data nahuye n'ikintu bita inzara buri umuntu uvuga inzara kivugisha ngo urumva ngo inzara ngo nago yatuma gabanya amagambo wicecekere inshuti yanjye niba itarakurya ngo ikurire mu magufwa no mu misokoro inzara yandiriye abana kugera ku rwego umwana wanjye mbona apfa akabura umwuka mbireba abana babumweru gihe kiragera ndwaza bwake ya indi kwashiyo rukora imwe imeze nabi abana barabyimbagana amatama abandi imisatsi iratukura igihe kiragera njya muri centre de santé gusaba ibiryo bya bwake y'igikondo hariya kwa padiri ngezeho nabo ubwabo kunyakira birabananira
babona uwo nshoreye abo nshoreye bane n'indi iraha imbere bakavuga ati gusa ibi bintu bibaho umuntu abinaha mu gihugu cyangwa n'ahandi hanaturutse inzara ifatanya n'ubujiji n'ubugoryi n'ubutesi hari abantu rero ngo bubatse ingo bakakubwira ngo ngewe ngo ibyo bintu ntago byambo nigeze kujya kubwiriza hano umuntu arambwira ngo shango giho ngibyo bintu byawe ngo byo kwicwa n'inzara ngo umuntu ngo akaguta ngo ngewe ntago byanshika shavuga make nshuti yanjye natwe ntago zasenyutse tubishaka hari abantu bagira ngo bubatse ku ntare cyangwa bubatse ku bitare ariko nagira ngo nkubwire urugo ni ishuri rirangira nyiraryo yapfuye kandi ni ishuri umuntu yinjiramo atazi ko yinjiye mu ishuri kenshi twese tuzi ko ari amashuri nta wagenda tuza tugira ngo ni umunezero tuza tugira ngo ni mahwini patana rugi ariko mu gitondo hari igihe biba ngombwa ko mwari mwarapatanye mutandukana rero birababaza mwasigaranye ubukene sigaranye inzara abantu baramvuga umuntu akajya ahagarara akavuga ati undi se buriya atamuta undi muzi ko ramugore agira igitsina undi suriya mubona ari umugore bakabona ndacuramye iyo byanze narabyitegereje iyo wanyagiwe nta muntu wifuza ko yakwegerana nawe utose umuntu w'Imana uri kunyagirwa ihanganira ikigeragezo urimo nta muntu wakuvuga neza ninde kubwe ko mu kigeragezo bisobanura se wabwira ndese ninde se wakumva abantu bose bambonaga nk'umusazi abandi bakambona nk'igicucu abandi yabyaye benshi adashoboye kurera ariko burya reka nkubwira akantu nawe wabyaye bake burya hagushoboye kubarera Imana yagukuyeho amaboko ubumwe yakunanira umukozi w'Imana ntaguciye mu ijambo mbere yuko aguta cyangwa se mbere yuko umugore amujyana hari ibimenyetso wajya gubona ko ari mu nzira zo kugenda cyangwa se yaba yaragusezeye yakubwira ati ndambiwe kubana nawe reka nigendere cyangwa we byutse igitondo kimwe itagenda utazi ubona aragiye gusa atagusezeye utagize gute cyangwa uko wasengaga hari uko Imana yari yarabikubwiye ati bamaso umugabo agiye kuguta ndagira ngo bibwire abantu bari kudutega murakoze cyane kumbaza icyo kibazo kandi ndumva ari nawe ukimbajije agenda ntago nigeze mbona ibimenyetso muri pratique mu rugo ngo mbone ko azanyanga mbona mbwiye nabi kuko nabaho nzamuvuga neza ntigeza ntuka twatandukanye ataranavuga ngasi kintu n'umuntu utazi kuvuga nabi ntago yigeza ambwira nabi cyangwa nganwari ntiyigeza nyicisha inzara turi kumwe uko n'ukuri kw'Imana ndi mu bagore no ku rusengero barabizi nakorera naririmbagamo barabizi n'abaturanyi naturanye nab'igikondo haya ku isoko barabizi naryaga neza nambaraga neza sinzamuvuga nabi kandi nta kazi nagiraga niwe wanyambikaga igitenge cyiza muri korari imisanzu dutanga muri yisku nibe ari myinshi yarabinkoreraga byose hakazingira uwo muntu se wakika kazaguta ntabyo nabonye mu bimenyetso bifatika ntabyo nabonye ariko nari narigeze kurota inzozi ngewe mbona hagati yanjye nawe haryamyemo inzoka narose ndabyuka ndanabimubwira ariko tubigira ibintu biri aho by'inzozi numva ni nko guhahamuka bya bindi umuntu wenda bavuga ati ndose inzoka n'ukuntu tuyitinya yani bimenyetso narabonye ni iby'uburyo bw'inzozi mu buryo bw'umwuka ariko mu bw'umubiri ntiyigeze ambwira nabi cyangwa nganyereke kazagenda ariko umunsi yagendaga twaraganiriye kuko yavuye mu rugo mpari iwanjye haje imodoka yavuye witira parika arambwira ati hari umuntu w'umudamu ngiye kubana nawe akanya gatoya nzahita ngaruka ngiye kumurya imodoka aho rero niho honyine yabimbwiye uwo munsi agenda ndiriza bya bindi by'abagore urabizi kumva icyo kintu n'ubu ngo nawe wumva umutwara bikubwiye warira nicyo kintu cyabera ubanza nditetesha narinzi ko biri buvemo byanga kugira icyo bitagarambira ati hoya ndagiye bigaragaza ko umutima we n'ubwenge n'umujyi yamaze kugenda n'ubwo uwo mwanya yarakibimbwira nabwira umuntu wicanga uyu munsi uri kunyumva uri kubona ibintu bigenda bihinduka birenganye uyu mugabo hari igihe ubwenge umuntu abujyana mbere yuko amujyana isura baramujyanye ibitekerezo yego vanga iyo nzoka mu buryo bw'umwuka ashushanyaga uburiganya Imana yakwekeka ko ari uburiganya uri hagati ugiye kuba hagati yawe nawe sinanabyitaho vanga ikintu cyose umuntu abonye nk'umukristo akwiye kujya agisengera rwose ukaba amaso wihinyura ibintu ngo inzozi ngo zose ngo ntago ariko ziva ku Mana haviva ku bintu ariko se wasenze biragutwara iki niba zitanavuye ku Mana zishwanyurisha amasengesho uzikureho iyo nza gusenga nkabikuraho wenda nibyo ari kugira imbaraga z'imyaka 7 umugabo tutabana agiye wari yakiriye tubwira uburyo wiyakiriye imodoka aragenda ntago niyakiriye navugije induru mu gipango imodoka ya V8 neza aramukatana umugore niwe wari uyitwaye niwe wamwijyaniye ntago ari ibintu byo kuvuga ngo yaragiye amusangayo yaje mu rugo aramutora urumva urugo rwanjye rwari rwinjiriwe mu rwego ntasobanura akigenda gitsimbura aho navugije induru
abantu baransagara baraza barandeba benshi bari bazanywe n'amakuru buriya kenshi yo wivuga uvuga ibintu byakubaye usiritu nk'iby'urugo rwawe benshi baba biyumvira inkuru abandi baje kugira ngo ati tubwire n'akandi gaseri tubwire n'akandi gakurikiyeho ko abantu bambazaga bati niko aragiye se Yesu we mwari mwariye se cyangwa mwari mutararya urumva akeneye amakuru ntakeneye imbabazi zibiye iyi none se ideni nta deni mwari mufitiye inzu none se yani akeneye ndakwinginze wowe uri kwivamo muri iyi minsi wivuga byinshi bamwe uri kubaha amakuru cyane bundi niba ari ikintu kiryoha nukuzenguruka bucece nicyo nabonye gitera kunesha ariko umusige narasakuje isi yose irari bimenye mu gitondo ku isoko ry'iwacu Gikondo bazindutse aricyo gitaramo Gihozo umugabo yaramutaye nta makuru ufite byarabiwe yagiye ninjoro yajyanye n'undi mugore mwiza yase n'umugore baba bangiza agatebo kandi nari umugore yani y'igicuku cyakunihanye umuntu wese abona ukabakaba nibutsa abantu ikintu kimwe iyo bwije nta muntu ukandagira uko yishakiye burya wakandagira no mu mwobo iyo bwije ugenda gake niba bwakwiriyeho ihangana ugende gake umucyo nuzuzihuta Yesu naduhana umugisha yego umaze kubona agiye rero ubuzima wabanye ute n'abana babonaga ibyo kurya gute mwarimu baye gute wishyuraga inzu bigenze gute byagendaga gute urumva ubone ayubukode ubone ibyo kurya by'abana nyuma yuko agiye ikintu cya mbere cyakurikiyeho no kurya ibyari bisigaye ko byari bihari na haga stock twabiriye nk'icyumweru igikurikiyeho natangiye kugurisha imyenda nambaye nahamagaraga nimero y'ikaba composi ayikuraho burundu ndumva yaramaze nk'amezi nk'ane atanu nimero yitabaho natangiye kugurisha imyenda nambaye ngakuramo ikanzu ngagenda nkongorera umuntu mu isoko burya no kuvukira i Kigali ni Salama kuko byatumye mfunguka mu mutwe nongoreraga umuntu ucuruza nyine nkamwegera nkamubwira ati wambara ukangurira no kanzu ko ukame igihumbi suko kubeshya ejo nzakikuzanira uyime cyangwa uyijyanire yayirambura yabona ari nzima igihumbi akakiyema tukarya iryo joro icyo nabonye mu bukene mu nzara mu kigeragezo umuntu abarinjije umuntu nakubwira ngo urajijwe uri umukene jya wemera kuko nta mukene ugira imibare se wayikoreye ikanzu waguze ibihumbi 15 cyangwa 20 uyigurishije igihumbi ugira imibare wowe wize iki se wize hehe umuntu agira imibare yari inshuti yanjye na mibare nari mfite byabaga ari ukurarira icyo umuntu abonye inkweto zanjye nkagurisha imisego yo mu nzu ndagurisha manura amasorori n'amasanura bizabagore dukunda gutegura ya masahani meza n'ibisorori nuwo nayagurishije nawe ndamuzi ara mu isoko acuruza n'ibirayi uyu munsi nawe ndabigurisha yamaye bibiri byose ntunduruye n'uduhiko duto n'utunini mu gitondo kimwe mu kwezi kumwe nari sigaye mu zitagira ikintu na kimwe buriya mubona twirundaho ibintu niyo bishira mu nzu ni nkako kanya pakira imyenda mada uyipakire wuzuze garderobe nijya gushira nta nubwo uzamye ko igeze kuyitunga niba ugira umugisha w'Imana reba imyenda uyiha abakene iyo ubonye mishyashyo yibike niko nge nakugira inama kuko uko tubibika ni nako bisohoka byasohotse umunsi umwe sigara nta kintu na kimwe ifite twasigaranye ubukene kugeza ku rwego ndanifite abakozi babiri umuhungu n'umukobwa umuhungu aransezerera umusore ndabyibuka witwa Geriya nawe n'umushoferi tujya duhura arambwira ati mabuja tugiye yinzara nago nayihanganira kabisa burya abana b'abasore benshi mubana kuko hari ibiryo bidahari nta musore wabi wawe reka niyo yabo waramubyaye yasohoka akajya gushaka imirire ariko umwana w'umukobwa witwa Chantal sinzamwibagirwa no babibugande Imana y'amahoro izamwubakire angumaho arambwira ati ndakomeza nkurerere twarwazanyije bwake turi kumwe bana batangira kubyimba amatama turi kumwe se umwana wanjye muto uwo ngo wari utaruza umwaka namukwiye kwibere mucutsamu amazi yo kunywa kintu nazigera nibagirwa mu mutima wanjye nkajya ndaramuha amazi buri ubwana bw'imicuko babuzi gutandukanya igikoma n'amazi umva niyo bari ninjoro mu gicuko asoma agahita akubwira ati iki ni cyo kitagira isukari umwana icyayi namuhereza amazi akayanga kuko niyo nari mfite nkamufata ku munwa nk'umuti nkamuhata kumuha amazi kugira ngo ndebe kahaga akadaka kuzura yakuyemo ikintu bita bwaki yiyumisha narwaje bwaki yindi uruhu rukegerana umwana aragenda ahinduka amagufwa umwana wari ufite amezi 9 mama agira ibiro 3 na 200 namuhekaga mu mugongo mfite inda
nubiyo mbyibutse numva umubiri wose ntazi ukuntu baye ariko ndashimira Imana ihoraho haleluya Imana igira ikirema ikagikomeza Imana imara umubabaro wo mu mutima Imana imara inzara Imana ivuga ngo nzakugirira neza ikabikora Imana ishimwe numvaga Imana imbesha kenshi yarambwiraga ngo nzakugirira neza Gihozo komera Gihozo ihangana ariko ngumvira ambesha nabonaga ibintu byose ari ngiye yabituyeho ndagenda nsonjesha abana ku rwego nabuze icyo nkora bukeye nangira gusabiriza mu isoko najyaga nsaba abantu tuziranye n'uyu munsi barahari bakanyima bakamvuga numpaye akama ibyinyica nikize akaguha gutuka ndimo mbwira abantu bafite none abantu babasaba ujye umuha niba ufite ubushobozi kuko uyu munsi ari mwizamu ejo nawe wajyamo jya wihangana nimba ufite ubushobozi bwo kugaburira umuntu pura yo kurya yimuharye uyu munsi wa none ari ku rugamba kandi amashuri arasimbura abantu barampaga bakama umuceri bakawuvanga n'isukari bakama isukari bakayivanga n'umunyu nibampfunyikire ndabyibuka cyane ariko ndashimira Imana y'amahoro narabijyana guko bitobamye nkabiteka uko bimeze nkashyigikira ku mashyiga abantu bakankwena abandi bakanseka nabaga mfite inda nkurigera hano umwana mu mugongo nawe w'amagufwa abandi baracuramye imisatsi amatama ngana gutya Mana we nahuye n'inzara ariko ndashimira Imana igabura uyu munsi wa none mfite amashimwe ko Imana yangabuririye abana kandi muri iryo koni Imana yahankuye napfushije nihabwa icyubahiro kuko hari igihe narebaga nkabona ndi bupfushe umunsi wa mbere natangiye gusabiraho mu isoko nari nsize abana mbona bari gusamba hari kumanywa izuba ribakubise mbona neza imirabyo mbona barasambye maguruka ko kanya ndiruka njya gusaba mu isoko nangira gusaba abantu bamwe bakama abandi bakanseka abo twasenganaga bakabona mbasebya igihe umuntu akureba mu kigerageza akavuga ngo runaka nawe arigerereza aradusebya ariko burya ntuzavuge ngo umuntu aragusebya mufashe icyo ushoboye basiye kugusebya kora uko ushoboye agukure mu gisebo nandi njya mvuga ngo niba udashoboye kugira icyo ufasha umuntu ibi njya mbivuga nukagira ijambo umurenza kujya wicecekera ubika umutwe wigendere niba ntacyo ufite cyo kumubwira nahuye rero niyo nzara n'ubukene ariko igihe kiza kugera Imana yinkuramo nahigiye gusenga amasengesho y'uburyo bwose ubundi buriya birakwiye ko dusenga amasengesho y'uburyo bwose tugasenga uburyo bwose bwo gusenga Imana yacu nihabwa icyubahiro kozi w'Imana birababaza cyane nk'umubyeyi kumva abana bicwa n'inzara bakuri iruhande ariko se muri icyo gihe cyose umutware yarera gutaye nta na rimwe yigeze agaruka byibuza ngo azarebe uko abana bameze nta na rimwe yigeze aza n'igihe twahuriraga no mu nzira yajyaga ambwira ngo genda ngo reka nzagaruka ngo genda ngo nzagaruka nkambwira ni wamaye n'igihumbi ngo igira umururumba nzayazanira rimwe nta na rimwe yigeze aza muri ubwo bukene muri iyo nzara ko waririmbaga muri korali kandi uba mu itorero rifite aderese haba hari umuyobozi wa korali muririmbamo waba yaragusuye cyangwa se abo muririmbana baba baragusuye cyangwa se pasiteri waba waravuze ati Gihozo umugabo yaramutaye kandi Gihozo afite abana Gihozo afite inda reka basi twegeranye inkunga dufashe Gihozo kugira ngo ibi harimo abashe kubicamo hari uwaba waragize izo mbabazi mbajije ikintu gikomeye kabisa mu bayobozi bakuyobora muri korali mu bayobozi bakuyoboraga mu itorero hari umuntu waba waragize izo mbabazi azikugirira kandi azi ese igihundi icyo kibazo bari bakizi ko gifite yes bari bakizi cyane no kwa pasiteri nagiyeyo na pasiteri watuyoboraga icyo gihe nagiyeyo ndabimubwira nakorana abaririmbyi benshi bari babizi ko umugabo yantaye kuko ndibuka ko hari umuririmbyi wari dirigente wacu kandi ndanamushimiye Imana imuhe umugisha nagiye kukimugezaho nsanga nawe afite ubundi bukene burenze ubwanjye ndabyibuka twajyaga tujyana mu isoko rya niwe wangishije kujya mu isoko rya Kicukiro arambwira ati we nukajya mu rya Gikondo reka tujya mu rya Kicukiro aho batatuzi nawe yaramerewe nabi rero abo bantu abayobozi banje sindi bubakondeho kuba batarandebye nasanze umuntu yari mu ishuri nta muntu umwitaho wiga wenyine niwe ugomba gukurikira mwarimu n'abantu bakuzi bamwe barakuyoberwa
bongera kukubona ari ukuvuye mu ishuri ryari ishuri ryanjye rero ryo kutegerwa simbarenganya uyu munsi nibwo nabisobanukiwe ariko nyiririmo nari mbabaye narabitutomberaga nkavuga kuki batansura ariko cyari igihe umuntu igihe cye kigeze shuti yanjye wo nkurikiye wowe ubona abantu barakuretse ni igihe cyawe cyo kurekwa n'abantu igihe cyawe cyo kurekwa n'abantu kigeze abantu barakureka wibuke Yesu ajya ku gashyamba Getsemani ngo abiri ibyuya bivanze n'amaraso yavuze ijambo rikomeye avuga ngo iki gikombe cyari igihe cyo kumureka kindenge ntibibuko nshaka bibuko ushaka ntacyo data yamusubije kandi yarafite ijambo ryo kumusubiza akamubwira ati komera courage genda turi hafi yawe humura nyuma y'iminsi 3 yari kumuhumuriza nyuma y'iminsi 3 ari tuzuka nubwo ariko ni igihe cye cyo kurekwa kandi twese abakristo tuvuga ko tugira ikirenge muki dukwiye kubaho rero tukamenya ko ari igihe cyo kurekwa abantu bose bakwibagirwa gakena ko bakakwibagirwa bavandimwe nukuri kandi mfite inshuti nyinshi no mu rusengero nabaga nzifite ariko nta muntu uyu munsi nibwo bambaza bati ayiwe ariko koko buryo cyagiye wari ushonje ayiwe ariko uzuko bivuze koko nkabyibuka uzuko nigeze kubona kwa muganga koko ariko uzuko nigeze kubona kana kawe kameze ukuntu ni igihe cyanjye cyari cyo kwibagirwa simbarenganye no kuba batarambajije Imana yagushyize mu ishuri kinga amadirishya yose nta muntu wumva umuniho wawe yego twumvise ko yagutaye twite yego warabyaye byo kwa muganga urabyaye yumvise ko wabyaye ntabwo yigeze aza kugusura urakoze cyane gutaruko kagera ku kubyara biranamfasha gusoza ubuhamya nkavuzeho nageze igihe cyo kubyara nta mituweli ngira ninda ntarayipimye uko burujya gupimisha inda bafite na mituweli agutuma n'umugabo akagutuma n'umubnyine ubwiye umugabo byo ni ibintu uba waribagiwe hari ibintu rero wikuramo kuko utabifitiye ubushobozi kwipimisha sinigeze nipimisha nta na mituweli nari mfite igihe cyo kubyara kigeze sinabonye ibisi ahubwo ndikwanjye ndabagwa nabonye ko igihe kigeze mbura nk'iminsi Imana y'amahoro nishimwe kubera ibukene n'ubutindi nabagaho nsaba ku bipangu nsaba hehe sinigeze mbara n'igihe cyo kubyara ngo mvuge ngo nzabyara iki gihe ngo aya matariki ngo niyo nasamiyeho ntagiye nibukaga nari imeze nk'uri impamvu wibuka igihe nuko wari inshuti yanjye impamvu uri kwibarisha ngo indigize amezi 5 ngo uzukigize 8 ngo nararengeje njye ubanza niyo ndenza nta nuwo nari gutakira kuko buri utaka kufite ubutakira ntago nari mfite umwanya numwe wo kuvuga ngo navuga ngo nabari igihe ahubwo umva Imana twiringiye mu butayu igishakama amazi njyewe naricaye mbona ndavuye nicyo cyanjanye kwa muganga nta kibazo na kimwe mfite indankuru ntazi n'igihe umwana wanjye munda kuva namusama abagore basamye turabiziranyeho wumva umwana agize atya ukumva agize atya ukumva arakubise munda sinigeze numva kubita n'umunsi wa rimwe ariko burya ngakubita yariye shuti yanjye iyo uriye nyine akarya nibwo akubita mwana se yakubita atariye nge nari nzi ko nwite n'umuntu wapfuye cyangwa harimo n'ikindi gisibo kuko sinaninzi ikintu nwite kuko nta na rimwe nari mbyaye 5 nari nzi gusobanukirwa inda munda uko bigenda sinigeze numva umwana akoma ibyo bihe byose nari mbayemo numvaga gusa ari umubabaro n'amarira adashira handi ugeraho kuriro bikashira ukamera nk'ikinya ukikomeza uwo munsi rero ngiye kwa muganga baransuzumye bahita bambwira bati ko tubona ugiye kubyara wazanye imyenda ntayo nari nazanye usibye ntayo nari mfite natwaye Bibiliya yanjye nari mu gisakoshi nako kacitse umushumi n'amafaranga 250 nari nasaguye kuyo gusaba nari narayabitse mvuga ngo nzajyana kwa muganga kuko ndabizi ko kumuhima n'abatahazi imitemba atangira itangazo kirazira kumuhima icyayi cyawo ni 150 nta cyayi kijana kihaba nari mbizi ko kigurira 5 hanyuma nirindaza ari 100 ayo mafaranga narayabitse rero ngo nimbyara nzaguremo icyayi cy'iryi5 ntumeye abantu bakoropa nirindaza iryi100 wenda mpembuke ako kanya nyibyarangira ngo ababyeyi barabizi inzara ubufite niyo nari narateganirije 2.5 nta mitiwere nta nibwo rero muganga yambwiye ati wazanye nibikoresho kugiye kubyara ndamubwira nigo nabizanye ubwo ndi nisakoshi yanjye nta gitenge kibamo nta n'ikisarubeti singira namba habe nacyo gitenge abagore twitwaza nari nambaye rukanzu mu mama wacuruzaga imyenda mu isoko witwa Fani ndabyibuka mu isoko ry'igikondo ibyo ndi kuvuga abantu barabyibuka yewe wari waramaye iyo kanzu y'ubururu ya basi sinzabyibagirwa Imana izamuha umugisha manza tuye za Kabuga niyo kanzu nari nambaye yonyine imbere n'inyuma nagira namba ndagenda muganga arambwira ati waje witeguye nti cyane ariko nubwo nari ndi muri ibyo bibazo nari mfite Imana 5 kuri 5 narasengaga gahita imbira ati ndi kumwe nawe naba nsengeye mu mutima gusa n'uwiteka kambwira ati ariko uri mu biki
ndi hafi yawe gutya ikambwira naho natangiye kuvuganira n'Imana numvaga mfite confidence yuko navuganye n'Imana kandi navuganaga nayo akimara kubimbwira ati rero ngiye kureba ko mwibyariro ababaga docteur atagiye hanyuma bahite bagukurikizaho nihininye muri toilette zo kumuhima abantu barabizi kuntu zabaga zisa nabi ndagenda ndapfukama mbwira Imana ngo uko bambwiye ko ngiye kubyara imyenda wanyemereye irihe yari yarambwiye ko izama imyenda y'umwana bindi tubwiye nyine ngo nzabaha namwe murabifite byanza ariko ni muhumuri y'igihe kigeze Imana iratanga Imana irakora narapfukamye rero ngo imyenda irihe irambwira ati byara imyenda ndayiguha ndagaruka numva ndi fiyeri rwose ko imyenda nyibona nyigaruka ngo nicare nibwo nakubitanye n'umudamu umumama azaseka turutse nkararambwa ati igiho bite byawe amakuru ntabwo nge nari muzi namurenga murasimuzi ndaseka ndamusuhuza harambwira ati nagura igihozo ni ati igihozo Josiane ati cyane ati watubwirije masiza mu bagore harambwira ati none se waje kubyara avuze ko nababwirije numva sindi bumwikirize ko naje kubyara kubera leta mbaza imyenda irihe wagwerekeje arihe yibiki n'ibiciro bizabarokore ndavuga ni nimubwira idonido arinjira mu buzima bwanjye nari maze gukura mu kigeragezo ku buryo ntagisakuza ubu ndi birahasakuza umwana ariko iyo ukuze ntago byose ubivuga hari ibyo utavuga Haleluya nari nifurije abantu bari kutwumva ngo Imana ibahe gukura mu buryo bw'umwuka mpita numva si ngombwa ko mubwira ko naje kubyara ndamubwira ni we hari umuntu narinje kureba arambwira ati ndagukunda ati wumve ngo naragukunze numva ndapfuye ntamureba kuko yari afite urubavu ruto nkabona nawe n'umukene nkanjye arambwira ati rwose ati ndagukunda tukibivugana muganga ahita amamagara arambwira ati gihozo ninde ngo aze ko nari mubwiye ngo yicara ati abagore agiye hera mpita sezera wa mama nkimuhereza akaboko yanga kukakira ati se ugiye hehe nindaje mba ndamanutse na muganga ati tugende muri salle dope vuba muganga ariyo mfata kagasakoshi kanjye ngakubita mu kwaha turagiye tugeze imbere muganga ahita ambaza ati icyo ni igiki uteruye ni isakoshi niyandese ni nyine ni nagasakoshi kanjye nazanye ne urumva ngiye kumubwira ko nta muntu wamerekeje ahita yinshikuza abarihuse agenda asanga wa mugore arakicayeho aramubwira ati akira mu bamwaje guherekeza mutazi cyabazanye urabona abwira wa wundi wansuhuzaga ngo babaje guherekeza nkumva nkajya mbwira muganga nirumva ni ati wimbwira amagambo menshi nkumva namubwira ni nyamara naguye umuntu yamerekeje se ati wisakuza kumbe Imana yemera korera mutabizi isakoshi yanjye ubwo bahise bayimusigira muganga ati tugenda ariko wowe cyangwa nibatinda kukubyaza dore uri kuvira kunda umwana arapfa tuba turagiye twagezeyo ankuramo n'agakanzu nari niyambariye ati nabyo mbishyiriye umurwaza wawe ati hariye yitwa nterega simuzi ati ariko wasaze akanyita umusazi kandi niwe wasaze haleluya iyi Imana ishaka gusubiza umuntu ubwenge isa nk'ibusubije inyuma ukora ibintu bimeze nkaho atari byo ariko ibyo bigaragara nk'ibitariho nibyo Imana iremamo ikintu gifatika Imana yacu nishimwe ninjiye muri salle dope mu minota 45 bari bamaze kumbaga bambyaza umwana w'umukobwa inawe mukobwa munini ngira ibiro 380 namenye ko Imana itungira abana mu nda y'umugore Imana niyirera amagufwa inyama n'imisokoro niyibishyiraho ni Imana itanga kubyara umwana munini ni nayo itanga kubyara umwana mutoya higira umuntu ukubeshya ngo bifitiye ubushobozi nta uzabaho nta nuzabaho Imana niyirera do pied de tando niyigira ikirema ikagikomeza kandi iyo gikomeye nta muntu numwe basha kugihindura uwo munsi ndashimira Imana nabonye Imana Haleluya nabonye Imana y'amahoro ikora imirimo n'ibitangaza mba ndabyaye njyaye umwana w'ibiro 300 muganga barambajije ati ninde waguherekeje ngo tumubaze imyenda y'umwana ndamushaka ndamubura nanjye nta kunari muzi urumva ndaho hepfo barimo baradoda ndaryamye ndagaramye ndi n'ikinya hano hepfo ariko hejuru ndi muzima ndamubwira ati nago muzi muganga rugera ambaza ati giho umeze neza witwa ndi nitwa Gihozo none se ninde waguherekeje waje kubyara nirega nago muzi ati kwa Jinara Yesu ati Gihozo aravangiwe ati Gihozo disarasaze ati kinya cyamugeze mu mutwe ati ko tutamuteye generali asaze gute Haleluya ariko mu bupfapfa bw'umuntu niho Imana igaragariza agaciro kayo mu ntege nke zawe niho Imana igaragariza imbaraga zayo ahantu niba abantu babona kucitse intege ahantu babonye ko bikuyobeye niho Imana igaragariza gukomera kwayo aho ngaho niho naboneye Imana umuganga barambajije ati bimeze bita abagiye bahamagara mwa infirmiere wanzanye none tubigenze gute ko wa mugore abyaye nta myenda y'uruhinja bimeze gute wa mugore yajya gushaka umuntu wamerekeje yageze rero ngo aho bategerereza abantu aho rero ntago nari mari ni inkuru ngiye kuvuga giyewe nabwiwe ni wamerekeje arabaje ati ninde waherekeje Gihozo wa mudamu basanga arakicaye kuko namubwiye ko naje kubyara wagira ngo bagiye kumvura ndaje
ntabwo yigeze yishyiramo setting yo kubyara ati ni ngewe wamuherekeje ati okay ati ngwino atizana imyenda atizana imyenda y'uruhinja ati miki ati mugano ndetse arabyaye ndetse se mwaje mutazi kari bubyare atizana imyenda y'uruhinja wikomeza kumba ati muganga we witeka mukoreye igitangaza abantu bashobora gukeka ko ikintu ari igitangaza nyamara ari imirimo Imana yikoreye mbere yuko abantu babimenya Imana yacu nihabwa icyubahiro yaramubajije rero nsanga ni umusamariya mwiza niho nakwijambo ryitwa umusamariya mwiza nkwifurije kugira umusamariya mwiza mu bihe urimo nkwifurije guhura n'umusamariya w'umunyembabazi mama barahari beza bafite n'imbabazi z'Imana uwo mwanya uwo mama yise avuga ati ndaje arazamuka ajya hanze y'umuhima abantu barabizi ko hanze y'umuhima bacuruza imyenda y'uruhinja angurira imyenda amaswime dushuka parute bebe ikintu nazatekera iyo Imana ije gukora papa iyo Imana ije gukora mama ikora ikintu wowe utigeze utekereza ko wakora mwiyi Imana ima amafaranga muri barabukene nari mfite ntago nari kuguramo parute bebe yego Yesu Kristo parute bebe wangu zitekerezwa n'abantu batekereje neza wajya gutekereza parute bebe mudafite n'ibiryo ariko iyo Uwitekaje kugutabara shatse gusobanura iki iyo Imana itinze kugutabara ibifite umugambi kuzagutabarana n'ibintu wowe utakigezaho cyane Alleluya Imana yangiriye neza uwo munsi imyenda imana porute bebe njewe rero filime yangarutseho barimo bandoda mbona umwana wanjye bari kumuseseka muri porute bebe mbona bamukubise imyenda y'imyeru mbona bamwe bitudusogisi n'utwo mu ntoki hibaza udusogisi two mu ntoki njewe ibyo ntago nabigura pe ariko ndashimira Yesu kuko ni umukozi w'umuhanga nabonye Imana mu bitaro Imana yacu duhana umugisha reka nzara ikindi gice neza gikurikiyeho mbabwira uko byagenze Imana y'amahoro ibaho umugisha shalom urakoze cyane ngeko Imana iguha umugisha Alleluya tarasoza numvise amasomo abiri uhamya muri ubwo buhamya isomo rya mbere numvise ko impamvu abantu bakuvuze ari uko washakuje ikibazo cy'ikibi kitaraba yes umugabo akimara kugenda wavugije induru nibyo rwose iyo uza guceceka ntawe ari kubimenya yes vango hangaha abagore bakuri isomo ngo bahuye n'ikibazo ndetse n'abagabo cyo gutaba yego ceceka rwana bucece n'Imana kuko nubundi mubona sakurije n'abanje kuntabara nta wigeze agira uruhare mu kuntabara urumva ko ntabawe n'ubwo utanaza amakuru bari baje kumva amakuru yes bari baje gufana nibo bambere bagukwirakwiza si yose ikakumenya uko bamenye ibyabereye iwawe vango hari ibibazo umuntu yikururira yego kandi yakabaye agira habigarukiriza yego iyo uza guceceka byari kumenywa n'abantu bawe yego ariko kuko wavuze byatumye n'abagombaga kutabimenya babimenya bituma abantu bakuvuga ibyo babonye barahuruye barabireba basanga uri gusakuza ngo mu kigeragezo mu ntambara Imana itubabarire kutihanga nibyo rwose ikindi numvise wa mama kugira ngo aze kugutabara kwa muganga ugure biriya bintu byose wavugaga ubutumwa no mu bibazo yes ngo hari abantu babona intambara zibagugezeho bakabona baratava ngo nivuga butumwa ndabiriretse ngo no kuririmba ndabiretse ngo sigasubira no mu rusengero ngo nabene wabo n'umugabo ndabanze ngo abantu bose ndabaretse kuko naguza imbaraga z'Imana zizaturuka n'uwo zizakoresha ariko mu bibazo byinshi mu ntambara nyinshi mu nzara nyinshi wakoreye Imana dukomeze umurimo kandi Imana niyo wakuye n'umusamariya akwambikira umwana nzababwira kwa muganga nzababwira ibyo yankoreye nzababwira ukuntu yanyuye muri vewiti akagaruka shalom inshuti bakunzi ba Niyoraki TV amen bashimiye kumva ubuhamya umukozi w'Imana Imana imuhumugisha mbashishikariza gukora subscribe kugira ngo ikindi gice cy'ubuhamya bwe butandukanye azakitugezeho Imana imuhumugisha kandi namwe mbasaba kugira ngo mu bigeragezo mu ntambara muri guhura nazo muceceke yego Imana yacu n'umutabazi amen Imana yacu n'umurengezi Imana yamutabaye nawe yagutabara nubona utawe nubona utereranywe nta mpamvu yo gusakuza mu bibazo ceceka kuko ni ugiye ariko gusigiye Imana kandi iyi Imana ntishobora kugusiga ndagira ngo ukomerera ahuri Imana mu gihe gikwiriye nawe zakwibuka ndabizi neza ko mu bice by'ubuhamya bundi azatubwira uburyo umugabo yagarutse atubwira uburyo Imana yamumaze inzara Imana ibaha umugisha kuko kudukurikira shalom